bigomba guhinduka, bigomba guhinduka, bigomba guhinduka. Uko byagenda kose bigomba guhinduka. Aha. Uwapfuye yarihuse. Ya, reka nongere mbasuhuze babwira ati amahoro y'Imana abane namwe. Namwe bitagenze neza ndabihanganisha, bibaho mu buzima. Uyu munsi biba byiza, ejo bikaba bibi. Mbonereho gusuhuza, hari umuntu wambwiye ngo unahirize unsuhurize. Wa mubyeyi ntabwo namuvuga izina, ati unsuhurize wa mugeni uherutse kurongorwa n'umupasiteri, wa mugeni uherutse guhindura idini agashakwa n'umupasiteri, ngo musuhurize. Ubwo wenda ahuri uwo mugeni ari kwiyumva uswazi.com, umugeni washatswe n'umupasiteri baragusuhuza cyane, akubwira ati banakwibutsa ko Ramazani yegereje, ari mu kwezi kwa kabiri kandi hariho kwishyura iminsi uba utarabashije gufunga nk'umusilamukazi. Niko munambwiye ngo mbakebure mwese abatarabashije kwishyura iyo minsi, cyane cyane abagore. Mwishyure n'uwo nguwo ngo washatswe n'umupasiteri byibuze yishyure iminsi yaba atarafunze mu mwaka ushize mu gihe yari atarashakwa n'uwo mupasiteri. Ninjye nta wundi rero ni si papa wirinda kuba ikibazo ku bantu, aho kuba ikibazo ku bantu nakemura ibibazo by'abantu. Nkunda amahoro nkanga kuyabura. Wowe ukurikiye wazike, ndakwifuriza amahoro y'Imana umunsi ku munsi, nta buryarya burimo, kuko sinkuzi nanjye ntago nzi. Niyo mpamvu mpambutse n'umutima wanjye nkakubwira ati amahoro y'Imana abane namwe. Ni byiza rero kwibukiranya, nubwo bwose mfatiye muri iyi mesaje nahawe, tuvuga ati abadamu mwese, abayisilamukazi, abatarishyura iminsi mutigeze musiba mu mwaka ushize kwezi kwa Ramadhani, ubu nicyo gihe cyanyu, mwishyure apana kujya gusiba nanone uri mu deni, kuko hariho benshi birengagiza iyo minsi, kandi iyo minsi ishobora kuba izaba ikibazo imbere ya Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ubwo rero ukaba uzi yuko uri kudufenta twebwe ntacyo bitubwiye, wayifunga utayifunga twe tuba twipitira ntacyo bitubwiye, ariko wowe n'umutima wawe n'Imana yawe ni wowe uzi ibyo uzavuga imbere ya Mwenyezi Mungu, icyatumye utabasha kwishyura iyo minsi, utabashije gufunga bitewe wenda n'igihe utasibye, uburwayi birazwi, cyangwa se n'izindi mbogamizi runaka. Nanakangura n'abagabo nabo bagiye bahura n'uburwayi butandukanye mu kwezi kwa Ramadhani, bakarya, bamwe bajya kurira ikabuga ngo barwaye za estoma, barwaye ibifu. Ndabakebura, murihisha abantu ariko ntabwo mwakwihisha Mwenyezi Mungu. Iki nicyo gihe rero cyo kuba wakwishyura wowe n'Imana yawe. Niyo wafunga umunsi umwe ukarya undi, ariko ukishyura iminsi, wowe ntiwihagarareho. Burya baca umugani mu Kinyarwanda ati shitani yihagazeho bayisohora mu ijuru, yazize kiburi. Ubwo rero nutishyura were wako, twebwe mesaje iba yatambutse. Ibintu rero bikomeje guhinduka muri komite nshyashya, cyangwa se mu buyobozi bushyashya bwa RMC. Nyakubahwa Sindayigaya Musa akomeje guhindura ibintu. Ubu rero utarashatse byararangiye ari umusilamu, ubu ngubu amategeko yahindutse. Tumenye se hahindutse ayahe mategeko? Bakuyemo ayahe? Bashyizemo ayahe?
tuzungukira hehe, tuzahombera hehe muri aya mategeko? Yes, birazwi ko umusilamu yajyaga kunga indowa cyangwa se ashaka gufunganika, yahitagamo ibintu bibiri, kimwe muri bibiri bitewe n'ubushobozi bwe cyangwa se bitewe n'ibyifuzo bye. Murabizi ko habamo wajyaga kwaka randevu ku musigiti waho usarira, aho bakuzi usarira, ukajya gusaba randevu yuko bagushyira kunuze kuri lisite y'abashaka kunga indowa. Wenda reka ngendere ku byanjye uburyo nshobora kuba narabigenje kugira ngo nunge indowa, nibyo ngiye kugenderaho, simvugira abandi. Njyewe nagiye kuri Onatracom, njya muri ofisi, babwira yuko nshaka kunga indowa. Hari 2014 ndababwira ati ndashaka kunga indowa. Barambwira ati ibisabwa ni ibi: dukeneye amafoto 2 ya passport yawe n'ay'umugore wawe, dukeneye amafaranga 1000, icyo gihe byari 20,020, yo kuza gukorera indowa ku musigiti. Aba utari bujya ku musigiti bari bugusanga iwawe ukishyura 30 yo kugira ngo sheikh azaze akungisha indowa iwawe, atakugishirije indowa ku musigiti. Bakabiguhitishamo, bakaguhitishamo umushehe ushobora kuba wifuza, wumva we wiyumvamo. Nahisemo uwo nifuza, mpitamo yuko ngomba kungira indowa mu rugo iwanjye. Bakagutuma igipapuro cyo kwa muganga kigaragaza yuko muri bazima, mudafite ubwandu bw'agakoko gatera sida. Icyo gipapuro narakizanye. Bakagutuma urupapuro rwo ku musigiti, aho usarira, aho ukorera ibada zawe, urupapuro rwa imamu wanyu. Icyo gihe njye byari byoroshye, n'ubundi byari kuri Onatracom, ntabwo nigeze njya kure. Naranamuhamagaye icyo gihe, aravuga ati uyu musilamu ndamuzi, byaranyoroheye. Ubwo rero ayo niyo yari amategeko agenga umuntu ushaka kunga indowa. Nongere nyabibutse nyagendereho, kwari ukugusaba amafoto ya passport, bakagusaba igipapuro cyo kwa muganga kigaragaza yuko nta bwandu mufite, bakagusaba amafaranga yo kuba wenda wajya kunga indowa ku musigiti cyangwa se yo mu rugo. Ubwo warenzagaho umushahara buze mu rugo, ugahitamo umushehe wifuza, warangiza ugakora iki? Ukazana n'igipapuro cyo ku musigiti. Urumva zari nuze 5 wazuzuza, bakaguha igipapuro. Kandi wagombaga gusaba ubwo busabe byibuze habura nk'ukwezi kugira ngo bagushyire muri gahunda. Izo gahunda sinzi zari z'ubwo ngo zitwara ukwezi kose. Ndibaza gukubitira imamu cyangwa shehe wawe wahisemo ngo azaze, Allahu ya'lamu, sinzi ubwo ibyo bapangaga. Baguhaga ukwezi gusa ko kugira ngo bazaze kukungisha indowa. Ubwo ikintu cyabaga rero kuri amafoto niyo bashyiraga kuri certificate, ikabiriho certificate, ikabiriho umukono wa sheikh, ntago ari umukono wa mufti, ntago ari umukono wa mufti, ni umukono wakungishije indowa. Naam, na kashe ari iriho gusa, sinzi nibuka nimba ari ya RMC, Allahu ya'lamu, simbyibuka neza. Ibintu bikarangira. Aya ni amaboko matagatifu. Wazke. Ubwo rero uyu munsi ngiye kubaha amategeko mashyashya yasohotse muri RMC, yasohotse ku itariki 6
z'ukwa 11. Aya mategeko aravuga ati, murabizi ko najya nkunda kuvugira mu bintu by'abandi iyo hari nka message cyangwa se ubutumwa runaka, itangazo ndisoma uko riri, wenda nkacishamo udukiregeshwa uturungo twanjye, ariko narisomye kugira ngo namwe muryumve mutabashije kuribona kuko biranagoye. Nta twabuze account wenda ya Facebook ya RMC, ntayo kugira ngo tujye tureberaho ayo makuru, na YouTube channel RMC igira tureberaho ayo makuru, na Instagram bagira, na TikTok bagira, na Twitter bagira. Tubura ahantu hafatika dushobora gukura amakuru nk'ayo ngayo. Niyo mpamvu tuba twaciye hirya no hino kugira ngo tubazanire izo nkuru, kuko muba muzikeneye. Ejo n'ejo bundi utazagenda bakakubwira ibintu bisabwa ugasanga uri muri rosi, ugahitamo kwigira kwa padiri bitewe n'ibibazo uba uhuye nabyo, nk'uko hari mushiki wacu ejo bundi wigiriye kwa padiri bitewe n'ibibazo bimwe na bimwe ngo yagiye ahura nabyo mu basilamu, ahitamo kwigira kwa padiri. Iri tangazo riravuga riti, twibukiranye ryasohotse ku itariki 6 z'ukwa 11, 2024. Riravuga riti, umutwe waryo uravuga ati, itangazo rigenewe abasilamu hashingiwe ku jambo rya Allah muri Korani ntagatifu, aho yategetse abemeramana kwibukiranya, aribyo natwe tuba dukora umunsi ku munsi, kwibukiranya kuri duke cyane tuzi ku bumenyi bwacu kugira ngo dusangize ibitekerezo abavandimwe bacu. Ubuyobozi bukuru bwa Rwanda Muslim Community RMC buributsa abayisilamu n'abayisilamukazi bose kubahiriza amategeko y'idini ya Isilamu mu gihe bari gutegura ubukwe ndetse n'ibindi birori bitandukanye muri rusange. By'umwihariko barabibutsa kwitwararika kuri ibi bikurikira. Icya mbere kiravuga giti, kubahiriza itegeko ry'imyambarire yo kwikwiza entre parenthèses hijab. Ikwiye abayisilamukazi, byaba ku bageni, ababaherekeje ndetse n'abandi bayisilamukazi bitabiriye ibirori muri rusange. Yes, icyo nicyo cyari icya mbere. Ubwo rero wenda kugira ngo dusobanukirwe neza, iyo bavuze ati abageni nuriyo uba waje gusabwa bakamukwa bakamutwara, niwe mugeni. Ababaherekeje, uwamuherekeje ni metron, marene, uri ube muri iruhande, nawe ari gusabwa kwambara hijab, cyangwa se bashyize mu bwinshi ababaherekeje n'abakobwa bose baba bambariye umugeni, muba mugomba kwambara hijab mu bukwe bwa Kisilamu. Nibyo bategeka. Noneho n'ikindi, bari gutegeka yuko abaje mu bukwe mwese mugomba kuza mwambaye hijab. Izo style zanyu mwihaye zo kugenda mugakatisha imyenda, mugakora iki, mukambara utuntu tw'udutambaro tumeze ukuntu, RMC ibyo bintu yabyanze. Ese koko ibi bintu dushyize hamwe murabona bizashoboka? Ibi bintu bizashoboka ko wenda abo bageni bazafatiranwa kubera ibipapuro bazaba bakeneye mu buyobozi, iyo certificate bazaba bakeneye, wenda babafatirane n'amafaranga y'amande. Ese abashyitsi bawe bizaba itegeko ko bose bagomba kuza bambaye hijab? Icyo ni icya mbere, ariko ntago cyari kiri muri ya mategeko ya kera yo kuba wakuzuza kugira ngo ubashe gukora nikah, cyangwa se ubukwe bavuze muri rusange. ni iki ubukwe? Ni nikah. Sinzi nimba binashoboka ko no mu zindi seremoni nk'uko babisabye
nta seremoni uzajya ujya gukora za kisilamu utambaye nk'uko babishaka. Icya kabiri kiravuga giti kubahiriza igihe cy'iswala mu bukwe cyangwa se no mu bindi birori by'abayisilamu. Of course ibyo birumvikana yuko bagomba gutegura ahantu ho gusarira igihe kigeze. Ndibaza ko ibyo bintu bimenyerewe, ariko iyo uvuze ati ni mu bukwe, iyo byabaye mu bukwe, niyo mpamvu ubukwe akenshi bugomba kuba nyuma y'iswala. Nta ubukwe buba za saa 8 saa 9 aho ngaho bagomba gutegura, ariko ubukwe bwabaye nyuma y'iswala ndumva yuko ari ukuhava tujya ku musigiti. Reka dukomeze. Mukazirikana ko iswala igomba gukorwa mu gihe cyayo. Ni byiza ko iswala igaragara kuri gahunda y'ibyateguwe mu bukwe, apana bya bindi ujya kubona ukabona umwe arahagurutse mu gihe cy'iswala asariye ku mwitero, undi asariye ku gitenge, undi arahari ku mapave asariye aho ngaho, abuze n'amazi yo gutawaza, mara agiye gutayamamu atigeze ajya mu ngo 100 kubera kugira ngo asari agaruke mu birori. Mugomba gutegura, mukazana musala, mugategura amazi, mugategura utorazana, mugategura usarisha. Naam, nuko RMC ibyifuza. Ndabwira mwebwe mujya gukora amakwe mukajya gukodesha wenda ahantu hari amabara, hari amahoteli runaka, ahantu hakorerwa ibintu bitandukanye, ugasanga nka ninjoro hanywerewe inzoga, habereye ibirori abantu bahanywera inzoga, habereye ibindi bintu bidahuye n'idini ya Isilamu, mu gitondo nawe ukabyuka uhaza kuhakorera ubukwe. Hano rero iri tangazo riravuga ati ugomba gushyiraho gahunda y'iswala ahantu habugenewe hateguye neza. Ubwo aho ngaho ni umukoro kuri wowe ushaka gukora ubwo bukwe, ukabujyana muri hoteli cyangwa se ukabujyana ahantu hahurira n'abantu rusange, kandi buri muntu wese afite iminsi yakodesheje, ukagira ibyago bugacya hakorewe abantu bari kunywa inzoga, hariko ibintu bya haramu, wenda bakazihamena bagakora iki, ukabyuka uhasasa imikeka. Ako karagaciyemo. Icyo cyari ikibazo cya kabiri kiri kuri iri tangazo. Icya gatatu kuri nge ndabona ntazi uburyo gisobanutse, wenda mwebwe mukurikira mushobora kubisobanukirwa. Ndibaza kitari ngombwa kujya muri iri tangazo, kuko icyo gihe waba winjiriye gahunda z'abantu. Haravugwa ati icya gatatu, kubahiriza igihe no gukoresha neza igihe, hirindwa kugora abantu baba bitabiriye ibirori. Iki kibazo cya gatatu rero nge ndumva gisa nkaho kitasobanutse. Nimba umuntu yagutumiye, ntabwo ujya kumujerera igihe kubera nawe izindi gahunda zawe. Nimba wageze mu birori by'umuntu, aba afite ukuntu yabipanze, aba ari ibirori by'imboneka rimwe, bitazongera wenda kuba kuri we, ari byo bya nyuma. Ariko kuvuga ati ugomba gutegura igihe kugira ngo abantu bitabarambira, kugira ngo abantu bajye mu zindi gahunda, no. Icyo kintu ngewe ndumva ko baba winjiye muri porogaramu z'abandi, naho zihuriye na porogaramu za RMC. Ubwo rero murumva ko iki cya gatatu nuramuka utagikurikije, certificat de mariage yawe nayo uzabona, cyangwa se amafaranga uba watanze igihe hari icyakoje y'amande, igihe hari icyo warenze ku mategeko, amafaranga adasubizwa. Icya kane kiravuga giti kwirinda gusesagura umutungo, ahubwo tukita ku byubaka bigateza imbere urugo rushya rw'abashakanye. Iki kibazo nacyo ndabona cya kane gisa nkaho kidasobanutse, kwirinda gusesagura mu makwe. Ndabona ibingibi ari ugusa nko kureba mu mifuka y'abantu, kureba mu bushobozi bw'umuntu. Turabizi neza ko nawe utazi ko no muri Korani na aya zagiye zisohoka na hadisi,
turabizi yuko kunga indowa ihera ku bantu batanu, bikaba birarangiye ukaba mwumvikanye amahari ukungisha indowa abantu bakagenda. Nta hantu namwe mu kungisha indowa muri Korani harimo, nimba nibeshye mumbabarire murankosora kuko ndi umuntu nanjye mba nkeneye kumenya. Hari ahantu hatangwa amafaranga muri Korani ku muntu waje kungisha indowa, ku buryo biriya 30,000 cyangwa se 50,000, hari naho bagenda bishyuza arenze ayo ngayo ngo nayo kungisha indowa. Kandi tuzi yuko muri hadisi no muri Korani n'ubuntu, ni free. Icyo tuzi cyo nuko muri iyo walima shehe agomba kuyiparticipamo, yakaba hari angalau iyo tende, ayo mazi, iyo juice ikaba ihari, shehe agaparticipa. Ibyo 30,000 abantu batanga cyangwa ibyo 50,000 ingahe, hatarabayeho inyigisho kwigisha abo bantu byibuze ngo batwaye igihe, nizo guprintinga icyo gipapuro kugira ngo gisoke. Niyo mpamvu rero mbona ko atari byiza kureba mu mufuka w'umuntu kubwo yateguye ubukwe bwiwe ngo ni ugusesagura. Ndabona ari ukureba mu mufuka, ntabwo iki gitangazo iki cya kane ntabwo cyagakwiye kujya hehe, kujya kuri iri tangazo. Icya gatanu kiraza kivuga kiti kwirinda ibindi bikorwa byose n'imvugo zijiririjwe umwisilamu. Kwirinda ibindi bikorwa byose n'imvugo ziziririjwe umwisilamu. Ubwo izo mvugo rero sinzi nimba mu bukwe habamo imvugo nyandagazi, Allahu ya'lam, ntago mbizi. Ubwo nibo bafite icyo bashatse kuvuga izo mvugo nyandagazi, nimba ari ukurondogora, nimba ari ibira byo gusaba no gukwa, wenda njye simbizi, namwe muhora mu makwe bwo murabizi. Iri tangazo ryasoje rivuga riti mugire amahoro y'Imana, bikorewe i Kigali ku itariki ya 6 Ugushyingo 2024. Shehe Sindayigaya Musa Mufti w'u Rwanda niwe warisinyeho. Naam, ngayo nguko rero amategeko mashyashya cyangwa se itangazo ryagenewe abasilamu. Ariko muri iri tangazo ibi bibazo 5 byose njyewe ku ruhare rwanjye nabonye ibyinshi atari ngombwa. Ahubwo ibyari ngombwa ntago babishyizeho. Iyo baza badusobanurira ati procedure nuza utujuje ibi n'ibi nk'uko abandi babikora. Iyo umuntu ashaka kujya mu murenge ajya kubiripotinga akiyandikisha mbere, agatanga wenda ayo mafaranga ya printing, amafaranga yo kumushyira kuri liste, akagira igihe cyo kwigishwa, bagafata igihe bakabigisha, mugomba gukora iki amategeko ya n'amategeko ya naya, ukayemera. Waba utayemera ni handi ugenda ntuzagaruke, haba kulaumu. Ibyo nibyo byari bikwiye. Byibuze yo muvuga ati tuzajya duhamagara abo bageni mbere yuko bunga indowa, bakoranika, tubigishe, bafate wenda 1 week baza buri munsi, tukabaha isaha imwe tukabigisha, ku buryo igihe cy'ubukwe kizagera hari icyo bamaze kugeraho mu byerekeranye n'indowa y'idini ya Isilamu. Icyo nicyo cyagakwiriye kuza. Ikindi, ibyangombwa byose bisabwa ntago mwabishyizeho, kandi bigenda bihindagurika buri gihe umunsi ku munsi. Uko ese nk'uku nguku ko muba mwashyizeho itegeko rya hijabu ku wakoze ubukwe, kuri matron, marene, ku bamwambariye bose no ku babutashye, igihe batazabwambara ntago muzabungisha iyo ndowa, ubukwe bwabo buzaba butuzuye.
iki kibazo kindi cyo kureba abantu mu mifuka ngo barasesagura, njye nabonaga cyasimbuzwa ahubwo aba ngaba bakora iby'imiziki, bacuranga imiziki mu makwe, bacuranga indirimbo zibyinitse mu makwe. Ndumva aricyo cyari kugisimbura kuko nicyo cyari gikenewe kurusha ibindi. Ngayo nguko rero wowe ukurikiye iki kiganiro cya WAZK kuri aya mategeko mashyashya cyangwa se iri tangazo ryasohotse ku muntu utazajya ukora ubukwe atambaye hijabu, bizaba ari ikibazo cyane muri Isilamu. Bizaba ari ikibazo cyane mu Bayisilamu, dore ni naho hahera haza amategeko agiye akomeye cyane, bamwe bakajya gushyingirwa mu bapasiteri kandi bari abana b'Abasilamu, kuko ugiye kumushaka arakubwira ati ngewe aya mategeko sinayagenderaho. Ngayo nguko rero abashaka gutanga ibitekerezo byabo, ubutumwa bwabo, ubuhamya bwabo, wacisha kuri Facebook yitwa Legeza Mwendo, iriho logo ya WAZK, ukazajya usiga ibyifuzo byawe, ubundi niyo wanuma ngewe nzajya ngira igihe cyo gusoma. Aya ni amaboko matagatifu ya WAZK, ninjye na undi si papa utegura iki kiganiro kugira ngo kibagereho.